Umurenge wa Rukuma mu karere ka Kamonyi ni hamwe hari ababyeyi bahohotewe mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tujye mu tugari tumwe na tumwe tugize uyu murenge maze turebe imibereho y'abo babyeyi. Kubera umutekano ndetse n'ubusugire bw'imiryango tuza kwifashisha muri iyi nkuru, amazina y'abatwemereye kutuganirira turayahindura. Ababyeyi babiri basambaje ubwato n'Interahamwe muri Jenoside, umwe turamwita Adera undi tumwite Agnes, mu gihe umwana w'umuhungu wavutse muri ubu buryo nawe tumuha izina rya Gasore. Mu 1994 abicanyi bari barise Interahamwe bagiye bakora ibikorwa bihonyura uburenganzira bwa muntu ku buryo ndengakamere, kuko uretse kwica abagore cyangwa abakobwa barabatutsi kaze muri icyo gihe abenshi banasambanije ku gato. Yamfashe nk'inshuro nk'ebyiri, yaje ubwo bashenye nyuma bavuga ngo batubage batwica abakobwa, niho yaje adusanga aho twari twisha ntwari iryo joro, andarana mu itongo iwacu, amaze kunkora ibyamfura mbi anta mu itongo. Adera na Agnes bombe basobanura ko nyuma yo guhura n'aka kaga ngo batewe inda n'izo Nterahamwe, ngo nyuma yaho baje kubyara abana batigeze bishimira mu bihe bya mbere bakibabyara. Ukumubyara sinigeze mukunda kuko navuga ko ari umwana w'Interahamwe, kwakunda umwana umuhibere ukamonsa ukamutetesha ukamubyinisha, ntabyo yigize kimwe n'abandi bana. Gasore afite imyaka 21, yavutse nyuma y'umwaka umwe gusa Jenoside ibaye. Ni umwe mu bana bavutse muri ubu buryo, avuga ko kugeza n'ubu ataramenya se umubyaro uwo ari we. Byanteye ikibazo gikomeye cyane ku buryo ngiye no gufata indangamuntu byabaye ngombwa yuko bansaba izo mazina ya papa, ariko ndavuga uti nanjye ari kugira ngo n'ubundi mbure nk'izina mvuga kandi cyangwa se iki, narebye izina rimwe runaka nubwo nanjye hari nkigibuka ndagihandikisha kugira ngo nanjye nkunde mbone iyo ndangamuntu, ariko byatumye nanafata indangamuntu igihe kitageze. Gasore ngo yakuze atabona urukundo rw'ababyeyi mu buzima bwe nk'uko abandi bana baruhabwa. Yemeza ko ibyanamugizeho ingaruka zitari nziza mu buzima bwe bwa buri munsi kugeza ubu. Mbere byabaga ari ikibazo ko wasangaga wenda nka papa babo babagurira wenda nk'imyenda cyangwa se n'izo nkweto cyangwa se no ku ishuri nabo bakabafasha, ugasanga wenda ngewe sibingezeho, noneho nanjye nyine bigatuma nanjye mama nanjye mutota, ugasanga wenda nawe nciye amazi arandetse, gutyo nanjye bikanera ikibazo cyo kuvuga uti ubundi nakuze ndi umuntu ukunda kwiga, ariko bikaba ngombwa ko nabona ubushobozi bwo kujyayo cyane bitewe na materiyeri. Nanone imyaka 22 Jenoside yabaye mu Rwanda, uyu musore ndetse kimwe n'abagenzi be bavutse muri ubu buryo bavuga ko babashe kubyakira nubwo mu myaka yashize bitari byoroshye. Bakora imirimo isanzwe yo kwiteza imbere, ariko kandi bose bakaba bakeneye ubufasha ubwo ari bwose leta yabagenera. Bavuga ko kwiga byagoranye cyane ko benshi muri bo nta bushobozi baba bafite. Urumva iyo wageze ku muntu muhoje ikibazo kimwe, ibintu byanga byemera biroroha, kubera yuko yakubwiye ukuntu abayeho nawe ukamubwira ukuntu ubayeho, ubusanga ubonye mugenzi wawe nawe bikagutera icyizere cyo kuvuga uti si njye njyenyine. Aha Gasore asobanuraga ko yagaruye icyizere biturutse ku biganiro yagiye agirana na bagenzi bahuje ibibazo. Ku ruhande rw'ababyeyi nabo bemeza ko ibintu byahindutse ugereranyije n'uko mu bihe bishize byari bimeze. Adera na Agnes basobanura ko barwanya urugamba rukomeye kugira ngo abana babyaye muri ubu buryo babashe kubakira nk'abana babo bwite aho kubafata nk'ab'Interahamwe. Yabashe kubyakira nanjye ndabyakira, mbona ko atari njyenyine. Ntabwo Adera na Agnes babyishoboje ngo bonyine, ahubwo ngo hari umuryango utegamiye kuri leta wabigizemo uruhare. Ni umuryango wiswe Sefoto mu magambo y'Igifaransa, ko niwo wabashe kumvisha ababyeyi ko bagomba kwakira abana nk'abandi bana basanzwe, ngo cyane ko nta ruhare bagize ku byabaye. Abakozi b'uyu muryango ariko bemeza ko urugendo rugihari, ngo nubwo hari impinduka zigaragara ugereranyije n'uko mu bihe byashize byari bimeze. Uyu muryango kandi urasaba inzego zitandukanye gufasha imiryango n'ibibazo nk'ibi, by'umwihariko mu kubagira inama zigamije kubagarura icyizere. Uretse ubufasha bugenerwa abatishoboye muri rusange mu byiciro bitandukanye by'abafite imihoro mibi, nta bundi bufasha bwihariye ngo bugenerwa abana bavutse muri ubu buryo, ngo ndetse n'ababyeyi babo hari ibyo batabona bisanzwe bihabwa abarokotse Jenoside batishoboye.
noneho rero ahubwo ugasanga nicyo twakabona ntibatuma no tugena nk'ababona ingoboka ndi imfubyi yasigaye yonyine yirera ariko nk'ingoboka sinyibona kubera iki nk'abo ngabo biwacu baba baratoye bo hasi nibo baba barahemukiye bakumva nta kiza twabona kivuye kuri farije ngo dufite inzi dufite ibintu nk'ibyo ubwo ngubwo rero urumva ko n'undi babiki dufiteho ingaruka. Twarinze turangiza kuri iyi nkuru tugerageza kuvugisha inzego zishinzwe imibereho y'abaturage by'umwihariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke ariko ntibyadukundira. Placide Inshuti, Royal TV.